Hello fans, turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza mwebwe mukurikirana uno muyoboro mugari wa YouTube channel. Kandi twongera kubifuriza kugubwa neza mwebwe mukurikirana uno muyoboro mugari wa YouTube channel. Ngiye nk'ubusanzwe mugiye kubana ni Igisigo Legacy rutikurana yo kurutindira kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira. Nizere yuko namwe mutwumva neza. Reka sizing zitugarukire tutangirire hano amakuru yacu isesengura ryacu risesengura filime nyarwanda z'umusore witwa MK Original. Mureke tubanze tuganire ku makuru turaza kugarukaho muri no minsi. Sizing zinagira ngo mbabwire yuko umuvandimwe witwa MK afite umwako kuko byanga bikunda bishobora kurangira adatsindiye ya kampani ye, kuko polisi yamurwanagaho nayo imeze nkaho yabyijanditsemo. Iyo ni ingingo ya mbere tuza kuganira. Turaza kuganira ku ngingo ya kabiri, turaza kuganira kuri Delphine na Tsindagira bari barafunzwe kubera biriya byangombwa bya MK batwaye bashakaga kumutwara kampani, ariko birangiye baje gufungurwa baza kongera bagaruka hanze. Ingingo ya gatatu turaza kuganiraho, turaza kurebera hamwe impamvu Diane na Kitty batigeze bagaragara muri no filime ya MK Original. Iyo ni impamvu ya gatatu turaza kuganiraho. Kandi nanone hari impamvu ya kane tuza kongera kuganiraho. Turaza kuganira buryo ki bya MK biri guhinduka gaterera nzamba, kuko biri kugaragara yuko wa mupolisi wamufashaga yarangije kubivamo, ahubwo arimo aramuneka kugira ngo avuge uriya muntu wambaye maske, kandi MK naramuka yivuyemo agomba guhita afungwa byanze bikunze. Rero nagira ngo mbabwire yuko amakuru yacu agomba kugaruka kuri izo ngingo eshatu mbahereje, ubundi tugasesengura ino filime y'Inyarwanda iryoheye amatwi. Kandi mbibutsa gukanda subscribe kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Rero wowe icyo musaba ni ukuzana agatebe ukicara, waba udafite agatebe ukarambura agakeka ukicara hamwe, ubundi ugatega amatwi uno muyoboro mugari wa YouTube channel, nanjye ubakorera bino byegeranyo bikabasha guca kuri uno muyoboro mugari wa YouTube witwa MK&E Kamariza. Ubwo rero nagira ngo turebere hamwe, ni mumbabarira amakuru yacu tuyahera hangaha, ndetse ikiganiro cyacu tukihutisha cyane. Sizing izi nyiri company ariwe bita umusore w'umukire MK ubungubu ameze nkaho ari mu mazi abira, kuko umwe mu bamurwanagaho b'abapolisi bari buzamuburanire nawe uwo mupolisi nabonye ameze nkaho ashaka kuba umugambanyi wiwe. Nagira ngo mbabwire yuko muri episode yashize uwo mupolisi yarangije kwihuza n'umuvandimwe witwa Morgan, kandi Morgan arwanya MK, nawe n'umwe mu bantu bashaka iriya kampani y'uno musore witwa MK ariwe umusore w'umukire. Kuko umusore w'umukire byarangiye aje kunekwa, anekwa na polisi imuneka ishaka uburyo ki yamenya umuntu wambaye mask. Kandi muramuzi yuko bya byihebe biba bibaza umuntu wambaye mask, bakabeshye yuko biriya byihebe ari byo byishe Patrick. Urumva rero nuko yanze kwishyira hanze, naramuka yishyize hanze bizarangira n'ubundi umusore w'umukire MK ajyanye kuri brigade bayo mucumbikiye yo bamufunge, ariko nawe najya ashirayo yanze kubahereza amakuru ya nyayo. Si ibyo gusa, kandi ku rundi ruhande byamaze kurangira gutyo umusore w'umukire MK ajya kugisha inama wa muvandimwe wacu witwa Juste bakunda gukorana cyane b'inshuti bya hatari, ariko Juste yaje kumugira inama amubwira yuko ibyo bintu agomba kubyitondamo bitarangira nawe asanze Delphine ndetse na Tsindagira muri gereza. Mureke tugaruke inyuma gatoya, ntago ari aho ngaho byarangiriye. Byamajije kugenda gutyo Delphine Tsindagira, uburyo filime yarangiye tuyihutishije, byarangiye uwo bita Delphine ndetse na Tsindagira birangiye wa mupolisi aje kugira gutya abasanga
ahantu bari bafungiye kuri gereza. amajije kubasangayo yagiye ahahurira n'umuvandimwe witwa Kamariza wafungishije Tsindagira ndetse na Delphine, akaba ari nawe wagambaniraga umusore w'umukire MK, ari we nanone kuri ubu ngubu wifatanyije n'uriya muvandimwe witwa MK kuba bakwangiza iriya kampani y'uriya muvandimwe. ubundi abaza kumusanga kuri gereza, biza kurangira rubuze gica, ariko uwo mupolisi yamubwiye ati injira muri gereza umubwirire Delphine na Tsindagira basohoke baze hanze maze tuganire. barangije gusohoka nibwo Delphine yasohokanye ubwoba bwinshi cyane amajije kubona umupolisi wamufunze na Tsindagira ahita asohoka muri gereza. nuko nguko filime yaje kurangira, birangira irangiriye aho ngaho. ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo twagenda tutaganiriye kuri Keti, Diane ndetse na Mama Diane. aho bari hose ndabasuhuje kandi mbifuriza kugubwa neza muri uno mugoroba, kandi mbasabiye umugisha ku Mana ngo baje guhorana nawo kuko ndabakunda cyane. njye n'ubundi nk'ubusanzwe ni Igisigo Legacy, utikurane bakurutindira kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira, Umusamariya nawe uko ujye ukongeraho iryo zina naryo ni iryanjye. kandi mbibutsa ngo mubanze mukande subscribe kuri no channel kugira ngo ubutaha tuzajye tubasha kubana. mwibuke gukanda like, mutere comment, musharinge, mushyire status zanyu kugira ngo kino cyegeranyo kizajye kibasha gukomeza kurebwa. ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka.